niba nta murozi waje hano nahanuriye umuntu wari kumwe amubwira mu ijoro riteka ibyawe muri uyu mugoroba bikunde mu izina rya Yesu. Niba nta murozi waje gutanga nabwira mugenzi wo mu ijuru riteka ibyawe zemere mu izina rya Yesu. Bamubwiye turi mu giterane cy'imyaka 20 cyangwa isubizo. Hobera umuntu mubwire ngo nawe ukwifurije gukomeza kuzamuka muri Kristo Yesu mu izina rya Yesu. Ariko umuntu muhagarariye utaguhobeye umwibaze